ejo bundi hari ikintu cyatrendze cyane cyaba zero trap n'iki France nibyo ubundi beef z'ahandi zinjiza amafaranga niyo yaranakubitiwe ibyanyabyo by'ibipfunsi dufite amateka studio man ngaba stari batwibye inkweto turi amajoro tubirukankaho ya managing amafaranga yawe na managing umuhanzi. Okay Kasuku Media Kasuku no munyamakuru kwikoreraho na nini Kasuku Media ni Jesquiz no mu influencer hano mu promoter mu influencer kuko yirwa tukana kuri no kandi ari avuga ko ari mu promoter wa heza Dumba na promoter kabisa urambwira ngo Dumba agiye gupromotinga Irene yicaye hariya Irene yabari iki Irene yaciye kuri radio azi process ya promotion ni kuko Mudikari TV izamuka hejuru like share subscribe yose ni bingenzi komenti kugayana turabikunda cyane. Mwongeye kwirwa abakunzi bo mu Gikari TV nkuko musanzwe mubizi n'ibisanzwe nyine nka misa ya mbere baracyari kumwe n'abasore banyu abazindutse ba Munyakazi abazira kurara bataronse. Muri kumwe na Neidi hamwe na mugenzi wanjye hano hakurya 91 kameme byasire. Zigi karame ushize hari mu bimaze iminsi numva hanze aha ibi navuga by'amabifu nyine to beef muri industry beef ya danger y'amabif ari mu Rwanda USA ariko USA ni ibintu wabibyabo ibya USA yo babitangiye kera nawe ubwo hano mu Rwanda ikibazo njya nkunda kwibaza undi beef ku muziki nyarwanda zimara icy'abahanzi urebye ku bwawe ubona beef ari ikintu zibinjiriza nk'uko wenda ahandi bigenda bifite ikintu cyinjiramo. Nakubwira cyo hano mu Rwanda twebwe iwacu nanga muri gakondo twitiranya ibintu kuko mu busanzwe sinzi mbese ukuntu tubibona cyane ko ari ibintu bura tubona hari nk'ukuntu wasangaga wenda nk'abantu bakera bakurikiranye cyane umuziki bakutukunda kumva ibintu by'indirimbo cyane z'Inyamerika cyane ukumva nyine abantu bakugaye nka story ngo runaka ngo nabantu bazirana rimwe na rimwe nabona n'amakuru banabifiteho kumva nyine ngo nabantu ngo bahora muri fight ya hatari kandi bo mu by'ukuri behind the scene bo bari muri business baranahura bakanasangira biste babaga bazi ibintu ko bari gukora bodori ikintu babarebaho ni cash bakareba yuko ari ikintu nyine nibyo ubundi beef z'ahandi zinjiza amafaranga tujye nk'ani iwacu hakurya y'umupaka nyine ibyumba hakurya y'ibyumba za Gatuna Uganda hari amabifu yagiye abaho ariko akinjiriza abahanzi beef iheruka kuba ni ya Cindy na Shiba uziko habaye bato yari ikenewe cyane kuko iriya bato Nashibara akonara ameze nk'uwasinziriye hano ubona yarabuze kabisa mu kibuga byaranga ashaka ibwo gahunda imugarura na Cindy yari ari mu bagabo iribere mu bintu byo tunamuze mu gushaka ngo umugabo ngo gushaka umugabo akamushakira kwa nyina nibyo niyo makuru twumvaga yiwe ariko iriya beef yabo bagiranye yarabinjirije bombi ko bakoze bato ikibuga kiruzura ahantu bayikoreye kuri ni Rugogo cricket yani kuri Rugogo cricket ni ikibuga cya cricket kinini byatari ara ball harakubise haruzura iri bato bagabanyemo 50-50 urumva bo byarinjije hano twazani wacu urisibye n'ibyo rebe ni ya Chameleone na Bebe Cool yarinjije hazwe umwe yakoreye nk'uko umwe yakorana Nyamirambo ndagakora kuri Arena kandi bose bakinjiza amafaranga ari bato bakoze ngo duhimane ndebe wagira abafana nakoze igitaramo actually ahanga twebwe wacu singobeyi amatiko nukuvuga ari beef ikintu bita beef one n'amatiko mushiduka cyabaye person kiba amatiko kiba bikashiduka sinzi kinje mu babyeyi kivuye ku babyeyi
bamwe batangiye kurwana. ikintu buriya kibitera nk'uko ubusanzwe bwose nimba wenda harimo n'ubukene bw'abasitari bandi simbabeshye mu Rwanda ukuntu tubona abasitari bandi ugasanga hariya nko mu mahanga ugasanga umusitari ejo ari kuvuga ngo umunsi akerekana ngo yaguze imodoka yaguze nka Bentley yaguze ntuzi G-Wagon irenze Brabus urumva cyangwa wenda indi Chevrolet n'iki ugasanga yabyerekanye mane hano mu Rwanda ni danje abantu baba bagitega n'akabike bambaye agapfukamunwa urumva rero ugasanga kenshi na kenshi ayo matiku ni ibintu byoroshye nyine gutikura iyo ukennye mane ibintu biroroshye ku buryo hari igisho kuva sinzi nimba banabipanga bifu zo mu Rwanda ntago zitegurwa ni ibintu n'ubundi muntu wowe nyine abantu bagirana urwango rusanzwe usanga bagiranye ibibazo ariko ise bigira pasoni urabizi hari umwe mu basitari baheruka ubundi ari bifu ugenda niteze yuko muri izo bifu zaba niga ko nzi ko ari macu ziri bubyara amafaranga ariko zaje kurangira ari ukwibaraguza umujama umwe akirwe yibaraguza ku ma radio channels yirwa avuga bla 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 bari bazipanze agari ipanze we yaribaraguzaga undi akamurya sine birangira ari uri mu kibuga wenyine uri kurwana rero abahinjiyemo n'amatimu ngo yaba managers duzwara mu Rwanda narwo nemera ko ari team managers yari to nazo ugise nemera na management zizga hari mu manager ibihe byose abahe the manager of all the time kuva umuziki waho mu Rwanda uhe nyine uyu ngarare ko ntago ujye byumva so no uheze arahari ariko nubwo ntavugira hejuru ariko arahari uwo muvuga abo ya managinze bari he si basenyutse ariko wenda ubwo barisenye wenda ko byasa kose yaragera yari bye wenda yari yaragerageje uriya managing amafaranga yawe na managing umuhanzi okay naguha urugero rwo TZ team Wasafi abo ya managinze bose tuzaho bari shabari hejuru cyane Harmonize yabanje agwa hasi arabyuka yagwaye hasi arazamuka noneho hanoho arabarekura agasubira n'inyuma kubazimya koko ni ibintu bizwi Imana ni ibintu bizwi muri nenda y'umufungo ushize mushwanya arabarekura nyamara kubarekura agasubira n'inyuma akajya kubarwanya ubu rero hari aya mafaranga y'abadiaspora yo mu diaspora nyine uriyo hit muri nonoza muri no game asa ikintu nibaza ese wenda usibye kumva ese koko hari sinzi undi nk'abantu bavuga wenda turebye nko mu wa managers ibihe byose wenda ko yarigaragaje cyane ese habaga ari amasezerano wenda nka runaka yanditse igihugu kirimo inuzi mu myine urumva ufite ijisho rimwe arayobora kirya gihe umuziki wacu urimo inuza nyinshi harya bavuga ngo wararumuka n'akantu ko kutarora neza nyine noneho uriya ukazi kuko nagwangirira icyo groupe ya mbere ya managinze iva mu ntara yaje ifite ifungo sibyo yarakoze arayimanaginze arayirekuye yaba yarivuye nk'ibutare nko mu ishuri na cyo nyine yariremeye nko muri kaminuza y'Ibutare babaga Ibutare iyo groupe igeze hano tuzuko byarangiye ngo umwe ngo nijye ushoboye uzi kuririmba udafite nk'agafungo gakeya wenda ngo genzi kwandika ngo undi ngo nzi kudiringa amasoko iyi groupe turabizi byararangiye tunazi naho yarengeye gusa ejo ndi numvaga ngo bongeye bagarutse umwe ngo kuri stage ibikoresho iki oya no kubera je ko nabibonye byari ibyishimo byinshi byishimo stage utayerukaho naho kayigarukaho ku buryo warenga sikariuka ngwa munsi y'umukiko ni nko kwakora anniversaire y'ubukwe urumva urishima rukuno bidasanzwe ku buryo ubureba hasi gutyo ukajya ubona ni hafi oya kandi nire byo ubwiraga kurongo manager ibihe byose tuzahari dufata amarebo ejo ndi nayo ndi kumva wahoze kwa Austin
nta nubwo abantu bamuzi uwo mudada ubwo nyange nambwiye ngo ni uko izina rye yaryamye none se ahubwo kambaze nkubaze Austin harya yigeze ari umuhanzi yamanagingaga barahari abitwa ngo ba Victor Kotana abitwa ba no mudada uheruka gusezera mu Itandera Linda Montez we yanasezeye ataranaza. Linda Montez yavuye mu muziki ataraza. harya yaririmbye ntago nyizi ntagubeshye yo gurago usanze ko nzi ko ari umwactrice mu mafilime ajya aca ku mateleviziyo yigeze no guca kuri televiziyo y'igihugu kandi televiziyo y'igihugu iri popira mu Rwanda iyo biroroshye kumenya umuntu kuko yaciye kuri televiziyo y'igihugu yakinaga muri iyo seri yacagaho nyine TV series n'iki we yasezeye ataraza ngo hari ngo Rebels niyo nicaye nkareba Rebels hano mu Rwanda ndabizi ko nyine jye nagarukiye ku miryango ya studio inshuro nyinshi so many time nzi byinshi baranze byinshi bibera mu byatari yanjye banayibaza n'umuvandimwe Steven niyo yaranakubitiwe ibyanyabyo by'ibipfunsi dufite amateka studio man ngaba stari batwibye inkweto turi amajoro tubirukankaho n'ibirenge baba stari ngo ni abaraperi reka akantu navuze mbere n'itakumvishe urumva menya ngo ikintu bita ubukene buterwa nuko nyine umuziki abantu benshi barabivuga ntago babona nk'ikintu kiri productive ikintu cyabyara inyungu nkuko washinga nkuko wacuruza mu modoka bese gukurikirana ubuzi neza ko ari ibintu kuko deja n'abawurimo nibawushoramo kandi ari wo wabazamuye cyane kabisa fata nka James ku rwego rw'abantu bamaze kubona amafaranga ukomeye cyane kaze fata niwe muntu nemera kugeza niwe muntu wakoze indirimbo agakora ingoma agira umuntu umbwira nka flop nambwira indirimbo ya flop n'ubu ngubu adahari ari umuntu ubuhenzaga wanza niyo yafata beat agakorora gusa neza guhera ku ndirimbo ya mbere abantu basaraguye ya kabiri gatatu kane gatanu gatanu indirimbo yose nimwe iri flop yiwe kandi no umuntu w'akazi yazo witurije ntiwamenyize utabara muri kintu bita social media kandi ifungara rifite umuntu w'umukapa ifungo waririmbye urukundo igihe kinini ariko atarujyamo ni yakora ikosa ikurujyamo biraza sha danibyiwe kutarujyamo saza azubwe arugendera we urukundo ruca akahita nyurihanga kandi guhera ku ndimbo ya mbere ni urukundo kurinda kugera ku yanyuma wenda sinzima nahiti yanyuma akugeza hagejeje ari mwarafasha ariko nabyo mbona arimo arafasha ngo ni maniki I think ariko byo birababaje ni gute koko murabona urwego agezeho wenda reka tuvuge wenda niyo atafasha umuhanzi byibuze iyashinga nk'ibase nka studio iri codinga rwose audio muri game asangamo Kiba na Mr Blue basa nkaho bacecetse barahugiye muri business no mupeti umujama areba sinziririmbana njye nyine nk'ibintu bizarye nyine competition irava mubo niremeye abo ndi buzane afasha Munaiza Mutaye Wasafi afashe Rayvanny tayo baravara batayo hari n'undi mujamo wasezeyemo nibagiwe ariko indirimbo yitwa bado niyo baririmbye ya mbere we nanuze na Munaiza niyo ya mbere niyo yashyize izina ryo ramujama noze urumva we yiremeye competition kuvuga ngo everyday muri ramutipe kabisa nano mu Rwanda ikintu gisekeje nandimo ndareba kwa mugenzi wacu Irene Chrisiza ari kuvuga ngo ngiye ngo nanze ngo gushyira hanze no ndirimbo yabaye flop ngo nisekoma nimba zikoma yabaye flop tujye tunavugisha ukuri oya byo nyine mu ndirimbo eshanu zisotse muri uno mwaka Soweto flop sekoma flop shaka bisasi cyane indi eshatu ngazinga zo ziri flop uribye nta ndirimbo nyine iri kuza ngiti ifata nkuko bana yaje gatiba virusi mu bana mu bakecuru kugeza n'abadepite bayibyinnye
bari kubana n'ubizi se Shabana ntabwo dufite ahubwo muri no minsi turi kwiyumvira abashinga n'abaturanyi ariho nemera yuko industry yabo niba kumeza n'akavuyo karimo ngo tugihugiye mu matiku n'akavuyo barabaji baraza gufata kuko ntabwo wambwira ngo uyu mujama wawe byababuriki ni gute umuntu irandirimbo okubyasa kose okay ese kuba ntabwo nayirebye cyane ariko uko nayibonye ntabwo ari indirimbo mbi nese babyagenze bite ahubwo banajama nese turi ndi kubaza n'ikindi kintu ku kintu kijyanye n'abantu bitwa sinzi niba nabita promoter cyangwa n'ababita influencer kuri no niba nabita influencer cyangwa aba promoter bana abashaka ko muceri man nimba ngiranye ikibazo nawe nanze kugukubita ibiceri ejo arakuzimya arakoresha uburyo nayo injira muri byakundi ijambo ryitwa aba influencer ndumva ritandukanye menya n'aba promoter influencer wenda ashobora kubona n'ikintu Fresa nano bakoresha birirwa ryamye muri Ghetto Man kuri WhatsApp nanuza na za Instagram ariko abo bita aba promoter numva ngo ni n'aba influencer bandes bande aba promoter ba influencer anizi ko giye wabonzi wenda nk'urugero nka waweza ahora mwibaki nakasuku media kasukuse no munyamakuru kwikoreraho na nini kasuku media ni Jesus no mu influencer hano mu promoter no mu influencer kuko yirwa tukana kuri no kandi ari avuga ko ari mu promoter wa hehese twamumenya akora iki twamenye yirwa tukana Dumba ariko ni promoter nese promoter ni influencer nakari promoter sakoresha zizi TikTok umuntu ukoresha TikTok nawe influencer man promoter promotion ni mukagire man ni mugafobye abantu nesureka ngo Dumba na promoter kazi urambwira ngo Dumba agiye gupromotinga Irene yicaye hariya Irene yaba ari iki Irene yaciye kuri radio azi process ya promotion ni kuko barabaniga bo banabizanamo ibintu by'amarangamutima yabo sibyo nashaka kubwira ugasanga ngo jewe ngo runaka ngo ni umuntu wanjye desha urumva urabona nundi abanyamakuru ibi bintu tuba turimo none hari aba blogger akabana n'abasanzwe abantu b'abanyamakuru bizitangaz amakuru aba blogger ni nabo bana promotinga kurusha abanyamakuru ariko se aba blogger byatari ariko rubura nawo bahungu babiri tuvuze nabo ndakeka ari niyo gahunda ariko baba bloggers abantu bazaze muri comment batubwire koko gusa sinzi ukuntu ngiye mbibona ariko none hari akandi kantu ikintu nkubwira ngo bananiga no muziki wanga ari makajagara ari umujama ukora kuri televiziyo ikora gishushu na radio sibyo yahoze ari umukomedian komedi aba flop habahaje abana bakubita bashwanyaguza ba Farimeris bana Farimeris wala kuko umujama yaje mbere ya Fari kuje namumenye mbere ya Fari kuko umuniga akorana n'abandi bajama nka babiri gutyo yitiranwa na noza na systeme z'aba Japan ngo ni tycoon ibintu nk'ibyo bintu by'imirwanire yo muri Japan na zano sibyo umuniga cyakora ikibazo siwe numvaga ubona tekerezaga naga ari yiregenye kukubwira amazi iminsi sinkubeshye mazi iminsi ndeba ibintu ngo muzi mu tuntu tw'unuze twanoze cyo bita sketch comedy yakiniraga ahantu yifashe noze selfie tunu na telefone ariko oyiye nimba ari radio man yakora kuri TV sara cyayikoraho TV 10 man TV 10 ntago nkeka yuko akiriho simbizi neza ntabwo nari TV gusa nzi ko ari wa ku kimwe wabona baramahagaritse kuko muri no minsi man afite ariko na performance menye yigeze akoramo yanuze yaba bigomba guhinduka sinzi akantu bari barakoze bigomba guhinduka sinzi nimba barigeze bamamo stage nimba nibuka neza mujama comedy byaranze urumva itaza muri nose promotion hakunze itagira um promoter ana kimwe cyakunze nacyo mungu yabyanze nese rikamubwire muri no minsi ana inkubiri ya Melody Beni y'amatiku yawe yasaga nkaho yarangiye rero mujama amazi imisa bigarura urumva
ariko kubigarura nuko nyine domaine arimo yaranze ibintu byaranze banje byose byaranze sinzi neza ko iboro byibabamo byaranze uramujama ubutaba abantu bazatubwire nimba kiri kuri TV10 ariko njye nakeka ko ashobora kuba atakiriyo ariko nzi ko ariho yakorwa rero yarabaye yarirukawe ibyo amaze iminsi akorera kuri IG abameze nk'urwaye trauma kuko ntabwo wambwira ngo mbanje muri domaine imwe iranze turimo tw'amaboko turanze shotsi y'umunwa nawe uranze nyuma yo kuwushoka byanze isinangira kwataka noneho abagezeyo urajya gutuka melody urajya kumutuka man no mujama uraho ni muri domaine imwe uri umukomedian byanze wapfubye nta nubwo ngereka wala sibabye ntabwo mwemera mu comedian nyine wapfubye sketch comedy yakubise ikibazo nacyo na ariko mu Rwanda utuntu yakoraga twa sketch comedy twari no gukora ahubwo yari reka nkwereka nka buriya kamwereka nk'umuntu wahise akora deal kamera neza umuntu bita umungu bita makanika arana yakoze iboro imbere yaranakoze cyane aza guhindura yizaniye content yubo afite content ye yakoze ya kera imeze neza uyikurikirane kuri IG na irarenze no mu comedy uzi gushaka nuzi byarakoze nuza za mbere abona bimisa n'iby'abandi biri no kwanga ikindi kandi ubona nk'umuntu bitanyagiso bagashyizemo imbaraga zimwe za danje ku rundi rwego za danje hahandi umutipe akora taru byatari kandi nuko no miss naye nazi ibintu arimo arakora akirimo naho ngaho urabona kiramani nyagiso yaramukoreshaga akirimo aho ngaho abona abatipe kuntu bameze aravuga ati ko nta wahindura kazana kandi we yazanye nuza yiwe karaho yipoye gacecetse katabamo amagambo rero byarangije ibintu byo bimaze gufata shana n'ubwo namwiganye byakugora kabisa nawe sinzi ko ari umuntu wawe rero uwo ngo Tycoon we yabuze ihenabura n'ikamba buze mbuza buranikamba urumva we ariko wumva nk'umunyamujyi nyine yagomba gushakira nose ngo arebe ko ikibazo nuko ari kubishaka nabi ageze gutya yishe mu mugongo wa Christopher namwitayeho ngo ubone ngo arimo arapromoting muri no minsi bazibise ese ko numvishe bamuvuga no ku bintu bya cyande bya Kigali University ni gahunda yo kwihoma Tycoon kora ndabona ro kwihoma ura byaranze man tujye tubyemera mujama urampita byaranze we nabanze yicara ariko ibintu byo guhora byataka abantu nta kintu bapfa ariko ushaka gusanga wenda kwataka abantu bimu ibiryo ibyo aba kwiteranya n'abanyarwanda bakamutuka ubu nabyuka mu gitondo sibyo melody turi muri day nozimwe sibyo situna no muziki turi no kuhanganira musi nkukora ndaho nyine ndimo ndishakira mu gitondo mbyutse mwibasira rusako mwagize ikiyere yamwise rusako yavuze ko melody ari rusako yamwise rusako mbese nkaho agira ngo ni umucama nubwo yitwa melody ijwi rye nta melody yabise rusako urumva abazanye Christopher nyine agire ase nk'ubagonganisha ikiza baratipe bari maco bose baramurebye bahita bamurya sine barakomeza melody arakano yigeze avuga ngo buriya hari igihe papa cyangwa yigeze akora muze ya mbere rimbo yise nimba yibuka boro yakoze bwa mbere avuga ku bahanzi bose avuga ku niki mu tuntu twabo ngo tutameze neza yagiraga ngo wenda bamwatake ubona niba musubije ntabari ice ntago ari kumusubiza melody yaraza aravuga ati bira technique umutipe yakoresheje nanjye nigiyewe ndi gutangira ayikoresha ranjye ngafata ku bitugu binini ngira ngo ndebe ko nafata gutya ngatazamuka kuri yura mujama we yavuze n'ubundi ibintu byari biri noza yavuze ibiriho byari trend bitandukanye n'ibyura muniga uri kwataka warashaka beef ngo abarire ese abashaka beef hagati y'umuhanzi n'abandi cyangwa ashaka beef we hagati ye n'umuhanzi kuko ubona ko ari washaka gushaka ngo kandi undi yihugiriye mu byiwe nubwo sohita abaye frope ariko oya nakenyere rero nimba afite barashaka kugira se nk'amukura ahita mwataka kandi none nanareba se ubundi
utekereje yamwataka amushakaho iki? Abafana afite se? ubundi hari akantu wenda ko mugenzi we yatakaga w'umudiaspora ngo yitaga amarira, yatakaga afite fans base, sibyo? N'undi nafite fans base. Urumva bo ni commercial business baba bari kugenda begeramo nyine, tuba bari kwamamaza ibintu byabo. Nuko mwese murya sini kubera ubukwe n'iki. Naho wanaza kuri bano bapeti madifu gusa, ariko kuri papo ho bifu zabo zo kuzisengura mani biragoye. Ariko ibintu byabo ahantu hose uve yose ugena ikirimo n'iki nuko zose nta bifu nimwe yigeze bamo iteguwe kugira ngo yinjize amafaranga. Yari bayo yinjije nayo, kuko iyo barari baraziteguye nkeka ko nakakanya bari kuba bagitegura. Ntihabe nkira tuvuge nkira ejo bundi hari ikintu cyatrendze cyane cyaba Zero Trap n'iki